Salama se mkuu. Meze neza. Byaciyemo wazanye kamera se? Nici mbazanye nkuko se. Mujinga wamubonye se? Ntamubuze. Uzamuguriye. Kandi manje nawe ntwaza umureba mwana ndamubu. Izo kuki umubuze? Akira abanza dushyireho. Bigiye imana riga bino bintu byo kurasa byanyishe. Bikurikirana. Nakurika mubwire. Iriya duka tugomba kuricunga manje. Ubuzana imikino myinshi cyane kandi ntago ari ngombwa. Ayiwe bungu man. Je nibyo mba nimo ndakubwira ukanga kubyumva, sibyo? Kigiraho nani? Urumva? Uriya mugabo yateye inda mushiki wawe. Nta mpamvu kugira ngo ugende umugirire impuhwe. Uretse banze ukambaza ishyiremo agafu. Urumva ibyo mba nimo ndakubwira gicucu. Uriya mukobwa uriya mwana mufatura mukobwa ni naje. Bakaturenze. Uri kumva? Uri murumva? Cicika. Musa. Chori. Baba. Usuye nguyu azize iki? Ikira? Yewe. Baba. Iyo yamarina. Siko. Ubaye iki? Baranyi. Ba? Baranyi. Abakisi ariko banakuvuna yo. Banakuvuna go yere. Nganje barayatwaye. Wari ufite angahe? Na telefone nayirimo. Wari umwagent? Ko wanzigiye bike na charge byonyine. Yesube. Bakwibya ngahe wari ufite angahe? Amyabire none banzigiyemo igihumbi cyonyine. Baba we ndabona abana kwangije we. Maze igihumbi kitanageza mu rugo. None se wavaga hewe wajyaga? Nari ngiye mu kazi mvuye mu rugo hano hepfo. Yesuwe. Bisasha nanjye se ko nta kintu ufite. Ako reka baseka ngo hewe ndagatike wenda. Ebe data we. Ako bakwa ugira n'amahirwe ko batakwisha. Iri shyamba ni iry'ibisambo. Byaruharo. Ubundi hano nta mudamu hanyura. N'abagabo kubera ko nabonaga hakiri kare nta kibazo ndibuge. Ngiye guhita nsubira mu rugo ngiye reka basi mugeze haraguru usindagize. Yo. Rasi. Musirga. None so muri yangaye. Cyumva nsize yahweri yagwengeri yanapfuye ngo byarangiye. Tugabane nyine ma yanjye. Camu kabiri uma yanjye. Camu kabiri. Bimbarira mane camu kabiri uma kandi zo sengisa suzi murabizi zitera umwako. Bimituku gusa. Yari tuku akora 15 singe nabyemera. Bako nabyemera. Nase singe wayatwaye. Singe wamunize se. Iyo bansangana nawe. Mereza n'ibindi bibiri mane no kazana izo brag. Sawa. Bari umubwira. Numva mundi nta bikavuze. Oya nawo birangiye. Turajya kuniga wa musaza wa mujama wateye inda mushiki wawe. Wowe uburi gutinda. Bagiye kumureba. Ikintu kirimo amafaranga ngiye nanagukura. Nese sheri ko naye kukubona. Niswala. Na hadizi nanda mbwiye turi bwicaye ntabwo ndi kwakubona. Okay.
ndabona nakubonye. Ndabona mbonye ndi gukora mu mafaranga yo gusuka kuko ibintu byanjye byashize nuko nashimye. Oh, chéri. Ni hano. Ese chéri. Abona gasa Urashaguruka umubiri. umeze ute? Makuru. Umeze ute? Shameze neza. Ni hano. Ndabona ari neza. Cyane hari neza kabisa. Wabaho mu buzima uzanye ahantu nanjye noneho ndumiwe. Hano harakeye kabisa. Umeze ute se? Ndaho ariko nyine nari naniwe. Mutaho jya unegera akamoto. Kuza n'amaguru ntabwo nakomeza mbishobora buri munsi. Nabwiye wa mumotari arantenguha ngo esanse ngimushiriyeho. Akuze ko buri kunsi. Nicyo kibazo. Oya shiri ariko ndi. Ariko ntacyo nzakugurira indi nziza ntaribe. Meze neza. Ahantu hose meze neza. Meze neza cyane. Gusha ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Ahubwo ndabara umbwire. Za gahunda twari turi gupangaza uko zagenze gute. Umugore yarabyanze. Tugiye nyine kuzabipanga. Si wuze jya umuza muri ibyo urabona nakuze nakeneye kuva mu rugo. Nyine nanjye mba ndi kubitekerezaho. Erega n'ibiceri ntabwo biba biri kuboneka neza. Uyu ugomba kubishaka ikindi gihe nawe komanda. Ariko mbirimo ni ukuri. Aviye ntabwo nyine ibintu ntabwo ndabitegura tuzagiye kabisa. Wambwiye ko ufite akazi kuko udashaka inzu ukabamo. Nyine nibyo ndi gukurikira muri iyi minsi nahuye n'ibibazo. Ese kandi akabazo noneho ari n'akabazo nashaka ariko sheri kamubaze ubu ngubu turakunda subizi ubona aramutse narateye inda wenda nk'umuntu wenda mbeshyeye ati namuteye inda ukabyumva bamarira umbwira wabyakira turashize. Oya murashize se mubaye iki? Wakoze iki? Oya nyine ni nk'urugero. Yumvishe ngo baneye inda kandi noneho uzi ko dukundana njye nawe bikumva dufite noneho na gahunda zo kubana. Oya ntibazagutera inda cyangwa n'ubundi rimo. Oya ntabwo wabinkora. Nanjye rero nta bantu baba bagenda babivuga ariko Imana izabagirire neza. Bihoreye n'amagambo yabo. N'amagambo yabo. Abantu babonye umuntu yimereye neza baza no baratangira bakavuga hehehe noneho wanagenda bakajya bakugenza ariko noneho rero ngiye kuzashaka ukuntu si turi mu kwa 9 byibuze wenda nko mu kwa 6 cyangwa mu kwa 7 nshaka ko tuzakora ubukwe. Ubu ngiye kubirakarira pe hasi hejuru naho ndumva nta kibazo ndasubira hano se habonye pesheri neza ariko nyine gusubuka uzahinduke. Ntacyo kunywa gihari. Ntacyo kunywa gihari kandi nawe rero icyo ariko ntacyo tuzashaka ahantu hari icyo kunywa. Ni ukuri nyine n'ibyo kurya biba bikenewe. Nako nibyo urumva hano niho heza. Hano haraba hari amahumbezi ariko n'ubutanzana kujyana no muri ya hoteli yo harya ku ntuzo harya kwirebera. Ego mwana shiringe aho wanjye nazo kizimaze kandi uko ngukunda subise ko ngukunda se byambere ako shene hazagira umuntu uduteranya. Ubwo umuntu yabavuye himba bambwiza ukuri. Ari gihe umuntu yaza akaguteranya ngo nateye indi ugasanga urabyemeye kandi atari byo. Nanjye babimbwiye ntago nabyemera. Oya ntago nabyemera. Ukuri reba ukuntu hari ifoto nziza. Tari gafoto keza kabisa. Wakabonye rebera kabisa. Shami kuzi ko uzasura nyine tudahuriye hano ukazasura nko mu rugo byibutse ukagira icyo tuba. Yego mama ntangiye kuzasura ibyo gusurana mu rugo tutarana abantu. Ese ukunsura nese twaya duhora dusurana ahantu hameze gutya gusa ibyo ngibyo ntabwo byakunda nawe. Ese uko nk'ubu nko mu mugongo wawe simpazi nahahandi shinaho amazi ukagira nyine tukagira ibyo tugira. Ubwose n'ubushaka kwamenya. Sibyo abantu bakundana se bagire bakareba ko tutarana abana.
se shebeza ndakubeshye se tuzabana ni ukuri dushyira mu gaciro ngo yibaze turyamanye noneho tutaranabana ugahita umera nyine oya ntabwo namuterera ntabwo nabikora basi ntabwo kinishaga basi najya numva uko uvuga najya numva kuri sere nk'abiki gihe gusa kuki buri kunyinisha abiki gihe ari igihe ubabwira gutyo bagahita bemera asheri nawe nuko kuri ariko ntabwo abikora sheri wenda kwizera kabisa sheri rero ndabona n'amasaha ageze genda ubwo tuzongera tubonane ubwo gusa tuzongera guhura ku cyumweru nta kibazo ariko nyine ubutaha nuza ndashaka amafaranga yo kwisikisha ibisuko birashaje shaka n'amafaranga y'inzara dore nanzara kandi inshuti zanjye zazinseka nyine zimbaza nimba nafite umuntu oya nzayaguha kandi merci wakoze sibyo nyine ariko mwizere ubwo tugenda gende tugereyo kabisa na sister ngwino nkubwira akantu keza se wiyateye neza we kereka Imana ifashije nge nawe tukabijyamo nobana wese kuri gutinya genda neza utako bitese witwa nde Peri nanjye nitwa Shafi tukazina keza ese ko nagukunda ufite sheri sheri wase mwihorere ahubwo manu utunimero twawe tujye twiganirira umuntu tumaranye igihe namuhemukira kandi reba n'ubwa mbere tubona Yesu ubu se andusha ubushobozi uwo muntu ndabizi se nyine kandi n'ubwa mbere nyine tubonanye ntabwo mbizi reba ukuntu uri keza rwose mwana ibaze dukunda sibyaba ari byiza ntabwo mbizi mbese ko ntabwo nkuzi ndibana n'ukuri kw'Imana ndibana gukundana bifata rigari mukanza mukamenyana si wambwiye ko ndabona nimero yawe shaza nakwandikira yandike rwose ngiye twiganirire niko ariko ntukampamagare cyane ko nakubwira mfite sheri sheri wase gutungira telefone niyo nyine kuzamvugisha nyine mva nkubwira ndakumva nyine wifatariga nakwegereye bihagije si ubibona se hajya mbundi ambwiye ko bakwitana Shafi yego Shafi nakwegereye bihagije oya vuga sheri ni Shafi negera basi ubonye imbere mwita sheri none se bambwira n'ukuri ubu urabona ndi ubigenza bizagenda biza gake nakubwiye ngo nyine n'ubwa mbere reka nyine dukundane ntutume ndanga ngiye ibintu dore reba ibisuko byawe byarashaje nakwambika neza ure n'utu dukweto nahita nkuyindurira vuba mbese ntabwo nakubwiye wacu turi abakire nawe nakubwiye mfite sheri wawe mwihorera umute ku ruhande nasi reka twikundanire ngewe ikintu cyose uzakenera nzakiguha sibyo sika mbanze neri nimero nimve ko byavamo byavamo witwa Shafi ba Shafi b'abasilamu beza abasilamu bari beza aho nawe uri umusilamu zana Shafi uranda aritinya oya ba Shafi nari wirya dukundane urabyemeye mwana urabimbwiye yego ubu turakundanye cyane nzaguhamagara buri segonda nzajya nkuhamagara uwo musheri wawe mubwire agende so uwo musheri wawe nzabanza nkurebe ndebe iki nimbona ko nyine nawe nyine nabyo kubanza nawe ubwo urihindutse rero nabyo kubanza wenda gukunda urabyemeye tugakundana umwiyakisha utuntu tw'utunimero gake gake nuko umuntu azira ubu wivugishwa ngo uramukunda akanimero duhure bonyibo muraziranye tuziranye uyo urahehera ndamwira mukayi kabari umwibiki umufate ongera umufate bandiswana neza ni hano ku muhanda mwukanga biremewe urumva ni wawe mva banze nkubwire nta bintu by'imikino nta n'ibintu bya burage ubwo nta musheri ufite jewe wowe nashira afite wagicucuye ntabwo umubonye atambuka no muhanda nashira afite nashira afite bamba usure bakano kagabo muri murateri uretse banze nkubwire mbivugire hano bivugire hano bivuge kujyana bivuga wabyanga wabyemera ugomba kuma amafaranga sha nta mafaranga naguha upanga kino n'uyu mugabo uyu
umujama uri kureba hano. Uyu ni umujura. Uyu ni uwo uri umujura. Utangiye kunshinza ubujura. Uri umujura. Kandi wacha ufite telefone ngongweme muri kado urebe ibyo yararimo. Panga iki n'uyu mugabo. Cyanyumvira nakubeshye ngo nisha. Yitwa Shafi uyu nguyu ni mununi baramuzi. Shafi namubwiye. Harya ubwo nibyo. Yo baragu. Beretse rata mubwira. Uyu mujama mwihorera. Uyu mujama ni ngaya uri kumva? Uba muri lokalisi. Uyu ni umujura. Yena ifitaho n'iviriye just narinciyeho. Nakundi umuntu yaca mu nzira nyine. Abaraguhagaritse. Mura nawe. So Innocent umusanzeho rero. Ni yawe. Uramba ibiceri cyangwa bivuga. Wabivuze ariko uravuga ibiki se? Bivuge byose mbishyire ku karwa. Ni ibiki? N'umundi amafaranga uri umukene reba ubukote reba. Wacana wari wabona umuntu wambara costume. Costume imbere nta shati nta. Abantu bane zamuga. Kuva ku wa mbere kugeza ku kuberaho nabi. Mbabwire. Kumvikane ibintu mu bisobanuye neza nanjye byumva. Ari kukubeshya ngara. Ndivuge. Uvuga ibiki ariko ibiki? Gwino hano mbanze mubwire. Buretse ndaje muza. Sibyo? Babanze mubwire kare. Ufite imikino myinshi cyane. Ndayaguha wakinga. Ese kuki wari waracatse kongera umusana ngende umujura. Ubuse uwa mukobwa wari ayipfa wateye inda wanyu nago mbize bashaka kugufungira. Nago uri beri yari. Imana genda amucira ndabigwa mwana. Urahita ubima. Ibiceri naribi. Urahita ubima kare. Turaza guhurira arayipfa ku kabari mwana. Ngeze nagenda gutyo gusa. Kujya ngende urumva. Ndana amafaranga afite mwana. Kose kuki utere turi rubobo nta kintu ufite amafaranga. Urama ngahe? Cyakora ndaguha nka 5. 5 se wabiguramo iki? 5 ntango kirimo nta cupa ebyiri zirimo urumva. Rimwe ariko rimwe cyangwa ebyiri. N'amacupa arimo nose. Utangiye kunsebya ngo wingu nambaye ikote wamugenga. Wewe utangiye kunsebya. Ikote ryawe ni ryiza. Ubu nahitanye nkatana nabimubwira. Uriya mukobwa wamunye ko nari mwiza. Uriya nahita mu ibiceri nkatana namugurisha no kubandi batsipe batari ubana. Ibyo bintu rero ntabwo giye mbikunda reka nkubwire. Giye mbwira mitanye nabimubwira. Urumva. So wanzanye se uri muri uragira. Ntabwo wanzanye uri kujya mitanye wamerere. Ugomba kunsubiza wemeze nk'umwana. Urukundo. Ugomba kunsubiza wemeze nk'umwana ukamubwira ko ibintu nandi kuvuga ari byo. Utama amafaranga. Ntutayama. Ariko nongeye kuvuga ko nitaye. Ntutayama nzabivuga. Ngewe none umuhe senkani. Batuye ko turi abakire senkani genzazi 50. Byose. Nawe ndi sore ba sister. Uyu ni umwana mwiza. Urumva. Umwana nabwo ari umuntu basana nabonye. Ngira ngo uyu nguyu muhobere mama ibintu mbavuga nibyo by'ukuri mwebwe mukina diro mwana biza kugenda nibyo ari byo nashaka kugira mukanya ubona bari bakunesha ngo ni imaga yanjye sinzi cyane nangize n'ubwoba ubwoba se bw'ikirura n'ubundi ni umusazi numva gahunda yuko ngiye kwiruka aya nakwiruka mu Rwanda ako nyine tu shaka ko nyine twigirira nyine bayi sibyo ubwo nyine ndaza kuguhamagara naribi ndi telefone yawe naribi ubwo ndabona umamagaye mba we Kimanda urambaza ko nitwaje mbabarira dore ikibazo bayi cyubayi nta bantu muhuye bameze ute nta basore muhuye sha wanditse wa mugore w'abagore ubundi ufite icyo kibazo ni ukuvuga ngo nari ndi kuva mu rugo harahepfo ndi kuzamuka mpita mpura n'abasore babiri ku izina ry'Imana baranize bameze umwuka bandyamisha hasi baranyambura amafaranga yose nari mfite nta kubeshya bansigiye inote y'igihumbi yonyine igihumbi kimwe mu bihumbi yonyine gusa gihorera wa mugore we mwana we ni hehe se muhuriye epfiriye aba se nibo banjye cyangwa n'abawe bari bameze ute abo mwari muri kumwe gutya harimo n'abasore harimo bari umugore mwiza nkawe w'umusirimu gutyo ugendana n'imbobo nka ziriya ariko di bite byawe uzi ko harimo umusaza wanjye abawe se bari bambaye iki bari bambaye baho ariko si kibazo urambaza ikimada imbobo nka ziriya izihe mbobo se murashoboye agakomana nyine ndashaka kukubaza ariko ndashaka kukubaza abasore ko abawe se bari bambaye iki harimo wari wambaye imyenda y'umukara n'ikintu cy'ikigofero kimeze uwo ntago ari uwanjye undi wese niba ko yari yambaye undi ntago nibuka ko yari yambaye ndashaka kumenya nimba muye nabo reka ko mbangamira madandeka twaye nabo niba ari bene wanyu ugenda ukomeze ujye kubareba nyine ndashaka kukubaza none urambaza iki urambaza undi si ikibazo ufite nta bisebe nta bisebe aya ni amabuye
aya ni amabuye ubu ngubu ntabwo banize ihangane kandi urasanga uvukana nawe ihangane kandi wasanga harimo umusaza Muhuriye hehe? wagufata nka bari Muhuriye wenjyana hehe? wagufata nka bari wenjyana Ujyana ukajya hehe? kugufunga. unjyana he egirayo nigende madamu umva tazanesha umutwe tukarwana ndashaka utazarwana pe uzafatanya na bene wanyu fatanya na bene wanyu madamu nagufatanya yewe ntukanyinishe agace cyane